Hari ukuntu uba uri umu content creator ariko ukaba ugira ikibazo cy'umuntu wagukamera cyangwa se umuntu wagufatira content zawe. Uyu munsi nakuzaniye agakamera bakita Insta36 Go 3 ka body camera. Ni kamera wambara ku mubiri wawe ikagenda igufatira content zose izo waba ukora zose. Iyi kamera rero ikora gute? Ni ukuvuga ngo ibifite akajisho, kano kajisho ushobora kugakuramo ukakambara ku mubiri cyangwa se ukagatereka ahantu kakabasha kuba kagira ute, kuba kagufatira content yawe na undi muntu ugukamiye. Ushobora kugashyira kuri moto yawe ukagenda aho ureba kuri kasike ya moto, aho urebye hose kakaha kamera, nta shaking kagira, kaba gafitemo stabilizer gakoranyemo indani, niyo waba urimo kwirukanka nta shaking n'imwe kerekana. Ikindi cyiza cy'aka kamera, gafata video ziri 4K, ziri full HD. Aka kajisho iyo wagakuyemo kuko gafite smart, ushobora kukomeka nk'ahantu ku gikuta hari icyuma, content yawe ukayikamerera nta muntu uyigufatiye. Ikindi ushobora kukambara nko mu gatuza. N'urugero nk'uyu nguyu akora content yo gufotora abantu ku muhanda, yambaye aka kamera mu gatuza kakagenda kamufatira content ari no gukora akazi, bityo bikamufasha kwamamaza ibikorwa bye kuri internet. Nawe nimba uri umu content creator rero, kano gakamera uragakeneye kuko kazajya kagufatira content, cyane cyane abakerarugendo bamwe bajya gusura amaparike na hehe. Kano gakamera kagufasha, gafitemo amafilter indani gakoranye nayo bitewe n'ahantu uri. Nimba uri mu misozi hari filter zo mu misozi, nimba uri mu muhanda hari filter zo mu mihanda na hehe, filter nka zimwe zo kuri Snapchat. Ikindi kari waterproof, ushobora kugambara uri muri piscine ugafata content yo muri piscine na hehe bitewe na content waba ukora. Ushobora kugashyira kuri skate, ukagashyira kuri moto na hehe, gafitemo smart kakagera kagufatira video zawe. Niba ukeneye kano gakamera rero kagura 200, uranyandikira kuri iyo nimero nkakugezeho aho waba uherereye hose. Gusa iyo uri umuforowa wanjye nshobora kukugabanyiriza. Ndizera ko kano gakamera kari buze kubafasha gukora content, gafite stabilizer niyo waba uri kwirukanka na shaking wabona muri video zawe, gafite sticker ushobora kwifashisha cyangwa se ukajya ukambara mu gatuza cyangwa ukagashyira ku igare, kuri moto n'ahariho hose. Gafite storage ya gigabyte 1028, urumva ko ari kanini cyane.